This is Family Table TV. Turabasuhuje bakunzi ba Family Table TV nkuko bisanzwe tugeze mu kiganiro cyacu ni mu ruganiriro aho ducoca ibibazo by'abagize umuryango ariko cyane cyane tugamije kubishakira igisubizo. Muri kumwe rero nkuko bisanzwe na Mama Christine. Muribuka ubushize twaganiriye ku myitwarire abagore bagira bigatuma abagabo batishima, ya myitwarire banga. Twarayivuze mu buryo buhagije ariko mbasezeranya yuko tuzanavuga ku myitwarire abagabo bagira abagore banga ndetse bifuza yuko bayiretse barushaho kubana neza bose bakaryoherwa. Reka rero twihuse turebe iyo myitwarire abagabo bagira abagore banga urunuka. Icyambere ni ubusinzi. Abagore baravuga bati rwose abagabo ntabwo ari bose birumvikana ariko ababikora barabikora kandi bikagira isura mbi. Rwose ubusinzi butuma urugo rukena, ubusinzi bukenesha urugo, ubusinzi butuma urugo rw'umugore n'umugabo abantu baruca amazi, abantu barusuzugura, bagahora bavuga bati hariya ni muri rwa rugo rutahamo umugabo w'umusinzi. Ubusinzi butesha agaciro nyiri kubukora, wa mugabo ukwiye icyubahiro. Hanyuma rero agata agaciro akagata mu rugo kuko abana bahora bamubona yasinze, abari mu rugo bandi ari abashyitsi, ari kubagira n'abakozi, ugasanga abakozi bazi yuko umugabo wo muri urwo rugo ari umusinzi, ndetse akenshi bishobora no guturukaho kuba wasezererwa mu kazi, kuba wasuzugurwa n'abandi aho unyuze, bakubona utashye bati dore ni wa mugabo ugenda ugwagwana, ugenda usinda, ugenda uvuga ibizima n'ibitari ibizima. Icyo kintu rero abagore baravuga bati nyaboneka abagabo bacu buretse ubusinzi byaba ari byiza batunga bagatunganirwa. Ikindi rero cya kabiri ni ubusambanyi. Twabonye ko n'abagabo nyine babwanga. Erega nta mugore n'umugabo bashakanye bashinze urugo bagiranye amasezerano imbere y'ababyeyi, imbere ya kiliziya cyangwa se isengero, imbere y'amategeko, ntibikwiye yuko habaho iyi ngeso y'ubusambanyi. Ingeso y'ubusambanyi abagore rero rwose byo nayo bayanga kubi cyane, bibaza batari ko umugabo wanjye yaciye inyuma yabuze iki koko mu by'ukuri. Bagabo rero bacu, bagabo beza, nyabuneka ubusambanyi bubireke kuko nabwo bukurira ibibazo bikomeye cyane mu muryango. Ureba nawe ushobora kugira gutya ukazana izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hari iyo sida, hari imitezi, hari n'izindi ndwara mbi cyane. Ikindi, uwo mutima mubi wateye umugore wawe nabyo bitwara amafaranga. Ntabwo ushobora kujya ku nshoreke se cyangwa se guca inyuma umugore wawe ngo utahe ntacyo watanze. Icyo watanze cyari gikwiriye gutunga umuryango, cyari gikwiriye kugirira n'abandi bantu akamaro. Yego, ubwo ngeze ku cya gatatu. Icya mbere twabonye yuko wari ubusinzi, icya kabiri ubusambanyi, icya gatatu ni ukutaganira. Kutaganira rwose nacyo ni ikibazo gikomeye. Abagore baravuga bati abagabo bacu hari igihe ugira gutyo ukamubona yacecetse, ntashaka kuvuga pe, arinjiye mu rugo ntawavugishije, nta bana, nta mugore, nta wasuhuje, akinjira atavuga. Yewe yajya no kugusobanurira aramutse atinyutse kuvuga akaguha ibisobanuro bituzuye, ndetse rimwe na rimwe anakuka inabi. Ibi rero bigatuma umugore atangira kwibaza ati se umugabo wanjye namugenje nte, namugize nte, ese amakosa yanjye ni ayahe? Bigatuma umugore atangira kwitekerereza ibindi bintu, kubera yuko nta makuru afite, atazi icyatumye aceceka, atazi icyatumye amwihorera amuninira, hanyuma agatangira kwibaza ibibazo byinshi. Ibyo ngibyo rero nabyo abagore bibatera guhangayika, bibatera umubabaro. Ariko ibaze kugira ngo abantu mwashakanye mukundana, muvugana utuntu n'utundi, hato na hato mutelefonana, mushakana, hanyuma igihe kikagera mugaceceka. Birashoboka yuko umugabo ashobora guceceka bitewe n'impamvu wenda z'akazi, ari gutekereza ibintu bikomeye agirira urugo akamaro, ariko nyine ugasanga ntashoboye kubisangiza uwo bashakanye. Nyamara ashobora no kubimusangiza bakungurana ibitekerezo. Aha ngaha rero abagore baravuga bati nyaboneka abagabo bacu
mujye mutubwira icyabababaje, dusangire umubabaro kandi tunarebe yuko twabona n'igisubizo. Ikindi rero ni ukwihunza inshingano. Hari abagabo rwose bihuza inshingano zo kurera, ugasanga kurera abana, kwita ku bana byahariwe gusa umugore. Usanga umugabo aravuga ati njyewe natanze rasiyo, natanze ibiryo, nishyuye inzu, niba bishyura inzu, nishyuye za minerivare, ibyo birahagije. Nyamara akibagirwa yuko abagabo bamwe na bamwe bakibagirwa yuko kurera ari igikorwa mwembi, umugore n'umugabo, mukwiye gufatanya, kuko ari wowe mugabo hari icyo uzanira abana bawe kugira ngo bashobore gukura mu bwenge, bashobore gukura mu bushobozi, bashobore gukura mu bitekerezo, kimwe ndetse na mama cyangwa se umugore. Mwembi rero iyo mufatanyije buri wese akagira icyo azanira umwana, byanze bikunze umwana akura yuzuye kandi afitiye icyizere ababyeyi bombi. Rero icya gatanu ni ukutita ku marangamutima. Amarangamutima y'abagore burya ni ikintu gikomeye. Amarangamutima y'umugore iyo yakomeretse gatoya ntabwo ibintu biba biryoshye. Abagore bakunda abagabo bababwira amagambo meza, babatakina bababwira bati mwambaye neza, uyu munsi wambaye neza, uyu munsi wasokoje neza, uyu munsi warimbye, uyu munsi urasa neza, wisize iki. Ndetse abagore bakunda n'utugifuti twa kado cyangwa se impano. Ntabwo bakenera, ntabwo bigombera za mpano zihambaye, ni utuntu duto duto tubashimisha, tukabafata tukabakoma ku mutima. Burya iyo wabigenje gutya ariko kandi ukabikora kuko bikuvuye ku mutima, atari ukumuryarya no kumubeshya, burya rwose ibintu byose yabigukorera, nta kintu yagusigariza, yakongera akagukunda, akongera akagukunda. Yego. Hari indi ngingo cyangwa se ikindi kintu abagore bavuga banga: kugundira uwo mwashakanye. Kugundira ahangaha ni ugufuha. Hari abagabo, abo ni abagore babivuga, bavuga bati hari abagabo bafuha kugeza ubwo gufuha kwabo kuba uburwayi. Umugore akabura ahantu yinyagamburira. Ariko ahangaha ndavuga abagore, ariko cyane cyane nanone ntibagiwe yuko hari n'abagabo nabo bahagorirwa. Ariko ibingibi ni ibyo abagore bambwiye, twagiye tuganira. Noneho bakavuga bati hari umugabo ugukunda, noneho bikazavamo uburwayi, ntugire ahantu uhumekera, wafata telefone, uwo ninde mwavuganaga, waba watinze hehe, yaba yagutanze mu rugo. Ariko uyu mugore ni bwoko ki? Umugore utinda ku gasozi ni bwoko ki? Akumva yuko igihe cyose atakubona hafi. Hari ibikorwa bibi, cyane cyane ibikorwa by'ubusambanyi ushobora kuba wagiyemo. Ahangaha rero bakavuga bati nyaboneka rwose turabakunda abagabo bacu, ariko mudukunde nyine urukundo rutadutera uburwayi, namwe ngo rubatere ubundi. Reka rero kubwire wowe ugeze kuri uru rubuga, kuri uru ruganiriro, kuri Family Table TV, niba ari ubwa mbere ugezeho, wakora subscribe, ukajya ubona ibiganiro byacu ko bije, hanyuma kandi ugakora like, ukanasangiza ikiganiro cyacu abandi bantu, hanyuma ukadusigira n'amakomenti, ukatugira inama kugira ngo ikiganiro cyacu kijye kirushaho kuba ikiganiro gitanga ibisubizo, aho kugira ngo kibe ikiganiro gitanga ibibazo. Nawe rero tumenyeranye kuri uru rubuga, like, share nibyo tugusabye, ndetse na comment, kugira ngo dukomeze tubakorera ibiganiro bituma abagize umuryango barushaho kumererwa neza. Ikindi kintu rero abagore bavuze, ngira ngo ni nacyo cya nyuma, ni ukuyobozwa amategeko ndetse no gukubitwa. Kuyobozwa amategeko ndetse no gukubitwa. Abagabo bamwe na bamwe bifuza ko buri kintu cyose kiba nk'uko bo bagishaka.
birumvikana yuko nta gitekerezo, abo ni abagabo bamwe na bamwe, nta gitekerezo cy'umugore, ese umugore avuze iki, ntabwo atekereza cyane. Nyamara hari ingo tugenda tubona yuko aho ibitekerezo by'umugore nabyo byahawe agaciro, izo ngo ubona yuko hari ukuntu ziteye imbere, hari ukuntu zumvikana. Icyo rero abagore baravuga bati nyaboneka kutuyoboza amategeko, ndashaka yuko bigenda gutya, nta kindi njyewe navuze, mureke n'ibitekerezo by'abagore banyu nabyo mubyumve, hanyuma mwembi muri kumwe mubishungure murebe ikibafitiye mwese akamaro. Hari ikindi, abagore baravuga bati kuri iyi ngingo yo kuyobozwa amategeko no gukubitwa, ugasanga umugabo buri gihe aratanga amategeko yarakaye, avuga nabi, avuga atishimye, rimwe na rimwe harimo n'ibitutsi, ndetse n'inkoni ngo zikaba zazamo, ariko tekereza mu bagabo bacu, mutekereze bagabo bacu, umuntu umaze gutuka bigeze aho ngaho, umuntu umaze kwandagaza bigeze aho ngaho, hanyuma yarangiza akagutekera. Ese kuki udatekereza yuko nawe ashobora kukwihoreraho, hanyuma yarangiza akanagusasira? Ibyo ngibyo mujye mubitekereza. Amahirwe tugira namwe ni uko abagore nk'abo bashobora kuba bakwihorera ari bakeya, mbese ari hafi ya ntabo, ni bakeya bashobora kuba bakwihorera, kuko abagore bahorana impuhwe, bahorana urukundo. Nyaboneka urwo rukundo nirube reciproque, urukundo rugende kandi rugaruke. Rero ibyo bintu byose tumaze kuvuga, baravuga bati ibyo bintu biduca intege, bikadutera agahinda, tukabaho tutishimye. Ejo wajya kubona ukabona umugore arahagurutse, rimwe na rimwe umugabo akibaza ati ese uyu mugore agiye ati? Rero tugeze aha ngaha twavuga ngo ese hakorwa iki, dukora iki? Birashoboka yuko waba ufite igisubizo nawe, kuko nawe uba muri sosiyete, hari ibyo uzi, hari ibikubaho. Ushobora kuba hari inama nyinshi watanga, hari igisubizo kuri ibi bibazo by'ubusinzi, ubusambanyi, kutita ku marangamutima y'abagore, kubayoboza amategeko ndetse no kubakubita, n'ibindi byose twagiye tubona. Hakorwa iki? Ushobora kuba ufite igisubizo, wagishyira kuri komenti, waca mu gikari kuri izo telefone ubona imbere aho ngaho kuri ekara, hanyuma twese tugasangira ibitekerezo tugamije kureba ibisubizo. Hakorwa iki rero muri rusange? Ubundi urugo rwubakwa n'abantu babiri. Abantu babiri nibo bubaka urugo, umugore n'umugabo, kuko aribo baba barafashe icyemezo cyo kubana, bakavuga bati ndagukunda, nta wundi nakubangikanya nawe, ndagukunda, nzakubaha, ndagukunda, tuzasangira byose, ibitekerezo, ibikorwa, ibintu byose tuzabisangira, ndagukunda, sinzakubabaza. Abo bantu nibo bombi baba barafashe icyo icyemezo gikomeye. Rero iyo buri wese atitaye ku wundi, iyo buri wese atishyize mu mwanya wundi, niho usanga mu bashakanye hari cya cyuho cy'urukundo. Icyuho cy'urukundo iyo cyamaze kwinjira mu rugo rw'abashakanye, ibintu biba byatangiye kuba bibi, ariko ntarirarenga kuko hari igishobora gukorwa kugira ngo mwongere musubirane urukundo rwuzuye, cya cyuho cy'urukundo cyongere kiveho, urukundo rwuzure. Hakorwa iki rero? Hari ukuganira, kwicara mukaganira, kwicara mugasangira ibitekerezo, mugasangira imibabaro, mugasangira ibyishimo, mugasangira ibibazo, mugasangira ibisubizo. Ibyo bijyana no kumvikana harimo byinshi, harimo nyine kwa gusangira ibitekerezo, kwa kundi umuntu akubwira ati nyaboneka nagiye aha n'aha, ndataha ntinze, nyaboneka dore uko ibintu mbibona, ndetse rimwe na rimwe ukaba wavuga uti iki gitekerezo reka nkiveho, hanyuma dukomeze tugende mu murongo umwe, aho kugira ngo igitekerezo kizane impaka. Hari ukwihanganirana. Erega ntabwo umugore n'umugabo bateye kimwe. Ibyo ngibyo nabyo ni ingingo nayo tuzareba, kuko hari igihe abashakanye bagira gutya bakaba bagira ibintu bibahanganisha, ariko bitewe n'uko utamenye ngo ubusanzwe umugabo aremye ate, ubusanzwe umugore aremye ati. Yego, ibi rero nibyo nababwiye bigendana no kwihanganirana, ukihanganira mugenzi wawe, uhora unatekereza ku mpamvu nyayo yatumye mubana, hanyuma tugasoreza ku kubahana.
hagati yawe n'umugore wawe, umugore ukubaha umugabo, nawe mugabo ukubaha umugore ukamukunda. Tubonye ibintu bine rero, tubonye ibintu bine bishobora gukorwa n'ukuganira, n'ikiganiro, n'ukumvikana, kumvikana n'uwo mwashakanye, n'ukwihanganirana kandi mukagerageza kubahana. Naha rero nshuti bakunzi ba Family Table TV dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nkomeza kubabwira nti komenti zanyu ni iz'agaciro, muzajya mubona yuko hari ibintu tugenda duhindura kubera ko muba mwaduhaye komenti, cyangwa se izindi nama, cyangwa se ibindi bibazo biboneka mu miryango, mugende mutubwira tukabibonera igisubizo dufatanyije hamwe. Ahangaha abatanga ibitekerezo rwose ndabashimye, komenti zanyu, feedback zanyu ni iz'ingenzi. Murakoze rero, mwari kumwe na Mama Christine. This is Family Table TV.